Hello everyone, nongeye kuguha ikaze wowe unkurikiye hano kuri YouTube. Uyu munsi muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe imwe muri trend iri kuri TikTok y'amavideo. Muri iyi minsi muri kumanuka kuri TikTok zanyu, ntabwo ushobora kuba utarageze kuri video imeze gutya, cyangwa se ushobora no kuzayigeraho video imeze gutya. Urugero, cyangwa se ukaba warabonye n'uyu nguyu, cyangwa se ukaba warabonye uyu nanone. Nuvuga ngo rero izi video nuzitegereza ukuntu zimeze, aba bantu bameze nkaho bagenda basa nk'abaguruka. Urabona arazamuka agasimbuka, yajya kugera hasi ntagere hasi, akongera akazamuka. Aka ni akantu rero kari gutrendinga kuri TikTok. Ubaye uzi kugakora nawe ushobora kuba wagakora niba ukunda kujya wikorera utuntu tw'udukoryo nk'utu. Account yawe ikaba yarebwa cyane, kuko utuntu iyo turi kurebwa cyane, iyo nawe usimbukiye kuri trend, nawe account yawe ibasha kuba yagaragara. Ubu rero muri telefoni yacu cyangwa se telefoni dutunze twifashishije application ya CapCut, tugiye kurebera hamwe uburyo nawe ushobora kuba wakora ino video ukaba wayipostinga. Mbere yuko dutangira rero, niba ugeze hano bwa mbere ukaba unyumvishije bwa mbere, wumvishije rino jwi, nitwe Mabure. Icyo ngusaba rero ni ugukora subscribe, ugakora kuri notification, kugira ngo tuzajye tubana muri video ngutegurira. Uko nshyizeho video uzajye ubona notification, urebe video mba nagushyiriyeho mu ba mbere. Reka dutangire rero. Niba witeguye, urakora iki rero? Jya muri application yawe ya CapCut, uze uyishyire hafi. Numara kuyishyira hafi, ikindi urakora ni iki? Urafata kamera ya telefoni yawe, ugende ushutinge video uri gusimbuka. Usimbuke inshuro nyinshi. Uzagenda telefoni yawe ushake nka tripod, cyangwa se ureba ahantu agatelefoni kawe ugatera kameze neza, ubundi ujya imbere yayo ufate video uri gusimbuka mu buryo butandukanye. Urugero nk'iyi video, urabona ko uyu muntu nyine ari gusimbuka gutya. Nuvuga ngo rwose uzagenda usimbuka bisanzwe, nyine witere hejuru mu kirere bitewe n'ukuntu bishaka, inshuro zitabarika wowe ushaka, cyangwa se wahisemo bitewe n'uburyo ushaka kubikora. Nuvuga ngo nyine uzagenda nyine usimbuka kuriya, usimbuka uburyo butandukanye. Nicyo kintu cya mbere uzabanza gukora. Numara rero gufata ayo mashusho uri kugenda usimbuka, nuvuga ngo uzatera telefoni yawe ugenda usimbuka, uzamuka usimbuka. Noneho numara gufata video yawe uzakora iki? Uzaze ufungure CapCut yawe. Nufungura CapCut uzajya kuri new project. Numara kujya kuri new project uzakora iki? Uzaza ushyiremo video yawe, ya video nyine washutinze. Ubundi utegereza ko ya video yawe ijyamo. Ya video yawe rero washutinze, nuguvuga ngo ikintu tugiye gukora ni ikihe? Uzaza wenda reka dukatire nk'aha n'urugero. Ubundi dusige video imeze gutya. Iyi video rero kuba uyishyize hano muri CapCut urakora iki? Ni ukuvuga ngo uraza kujya ujya muri video yawe, ushaka ahantu uri gusimbukira, naho ugiye kugaruka hasi ku butaka, ibirenge bigiye gukora ku butaka, uhakate uhakureho, uhasibe. Ubwo rero reka dutangire tubirebe. Ni ukuvuga ngo uzazamuka hano ku iyi video, ni ukuvuga ngo ndaza ngere hano, nendaga gusimbuka ngiye kugaruka hasi, nkore kuri video, inze hano kuri split ni ukuvuga ngo ugiye gucamo kabiri. Ncemo kabiri. Noneho nimara gucamo kabiri, nzaza nkomeze hano hirya, ndeba ahandi ndi kuzamuka mu kirere, naho nkore kuri split. Nimara gukora kuri split, ka gace ndi gukoza amaguru hasi
dore ngaka karimo hano hagati, nzagakoraho ngasibe. Ni ukuvuga ngo nkomeze n'ahandi, ahantu hose ni ukuvuga ngo uzajya ujya gukoza amaguru hasi uzajya ugenda uhakateho uhakureho hose. Ni ukuvuga ngo hano naho ndakata, nindangiza igice ndi gukoza amaguru hasi ngikureho, n'ahandi naho na hano ndi kugeza amaguru hasi naho mpakureho, nongere ndi kuzamuka hano naho nkore kuri split icyo gice ngikureho. Ni ukuvuga ngo igice cyose uri gukoza amaguru hasi kigomba kuvaho. Ni ukuvuga ngo ugomba kugakata ukajya ugakuraho ukajya ku kandi gace uri kuzamuka ugakata. Ni ukuvuga ngo nta kantu kari bugaragare turi gukoza amaguru hasi. Ni ukuvuga ngo ahantu hose wagiye ugera ugiye kugarura amaguru ku butaka ugomba kugenda ukagakuraho. N'aha ngaha rero ndashyiramo nshyire muri split, nkakureho nkoreho gutyo. Turakomeza nyine tubigenze gutyo. N'aha ngaha urabona ngiye kugaruka hasi naho mbikate, ngende ngera ahandi hantu nyine nakuye amaguru ku butaka, cya gice ngikureho. ukomeze ku buryo, ni ukuvuga ngo video yose wafashe nyine uragenda uyeditinga ku buryo nyine ibasha kuba yose yarangira. Tugakomeza hano tukagenda dukata nyine mu buryo butandukanye. Wenda nkomeje gukata video yaba ndende kandi nshaka ko video yihuta, reka wenda dukine ubu buce nari maze gukata turebe. Urabona ko rero ni ibintu byakunze. Uzakomeza rero ukatakata ahantu hose. Ni ukuvuga ngo icyo uri bwiteho ni ukuvuga ngo agace kose uri gushyira amaguru ku butaka kagomba kuvaho, ugakomeza ku ahandi hantu nyine ku buryo uri buhore mu kirere usimbuka uri mu kirere. Ubwo rero ubu ni uburyo naberekaga ariya mavideo mwagiye mubona, namwe mushobora kuba mwayikorera. Ni ukuvuga ngo ushobora kuza hano muri CapCut ukagenda rwose ugafata telefoni yawe ugatera kamera hariya ukifata amashusho. Wamara kwifata amashusho ukaza muri CapCut ukagenda ugerageza buno buryo bwa hano ku buryo ubasha kuba ugaragara neza. Hano rero kugira ngo wenda tugaragare neza, hari igihe nkunda kwishyiriramo filters, shyiramo amafilters wenda kugira ngo bigaragare neza. Nkunda gukoresha movie. Najya muri movie nza hano handitse ngo open Heyma, niba ari Heyma simbizi, nkaba ariyo nshyiramo, noneho nkayirambura nkajya kuri adjust. Niba ngo noneho ugiye ku adjusting ibintu bitandukanye, urumuri n'ibindi nyine. Niba ngo rero ibi byo guhindura amabara nyine nka za color correction n'ibindi, umuntu akoresha uburyo bwe yifuza, kuko ni ibintu bimeze nka art nk'uko nabivuze. Niba ngo ntawe ukora video nyine ngo abashe kuba yakora color grade nyine nk'undi muntu. Niba ngo buri wese aba afite art ye nyine, ubugeni. Kaza rero genda nyine ushyiramo uburyo butandukanye. Ukabasha nyine kuba wagenda ubikora ku buryo video yawe nyine iri bugaragare neza. Ubwo rero uraza nyine ugakomeza ugakurura mpaka bigeze ahantu video yawe iri bugarukire. Ubwo rero urangije nyine, ubwo ni ukuvuga ngo usaza hano hejuru video yawe warangije kuyitunganya, bya bindi nababwiye byose wabikoze, watunganyije video yawe neza. Uzaza hano hejuru nyine uhitemo resolution yayo. Ubundi nka video yo kuri TikTok ni urugero, ubundi ntabwo irenga hano muri
mu 1080p Full HD na frame rate ya 30. Wenda nanga urabona ko baba bakubwiye recommended, hano code rate naho iyo ushatse ushobora kugumisha hano muri recommended. Ubundi no kuvuga ngo video yawe iyo urangije ukora iki, uraza hano nyine ukayisevinga, ukaza gutegereza ko iza kubara ikagera ku 100. Nimara kugera ku 100 rero nk'uko twabibonye video yacu iraza gusigara imeze gutya. Ubwo rero ndakeka video yabashimishije cyangwa se mwabonye uburyo babikora. Niba rero wakunze ino video, kore like, uyisharinge, uyipartage nyine igere ku bandi bantu. Ikindi kandi wandika muri comment niba hari akandi kantu wenda dushobora kuzakoraho, ujye ubona nyine abantu bakoresha CapCut wenda kakaba kajya kakuyobera, tukaba twagakoraho muri video itaha nshobora kuzabategurira. Mugire ibihe byiza rero, tubonane muri video ikurikira ndi kubategurira.